Banyakubahwa abasenateri mwiriwe, ndabamenyesha ko ubu turi abasenateri 21, bivuze ko dufite umubare wa ngombwa kugira ngo dushobore guterana dukurikije amategeko. Banyakubahwa aba visi perezida, banyakubahwa abasenateri, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda yo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 mu ngingo yaryo ya 72, inama za buri mutwe w'inteko ishinga amategeko ziterana mu gihe cy'ibihembwe bisanzwe n'ibihembwe bidasanzwe. Ibyo bihembwe bibera ku matariki yateganywa mu mategeko ngenga agena imikorere y'imitwe y'inteko ishinga amategeko, nk'uko biteganywa kandi n'itegeko ngenga nimero 007/2018 OR yo kuwa 8 Nzeri 2018 rigenga imikorere ya Sena mu ngingo ya 38 igika cya mbere. Sena iterana mu bihembwe bitatu bisanzwe, buri gihembwe kikamara amezi 2. Igihembwe cya mbere gitangira ku itariki ya 5 Ukwakira, igihembwe cya kabiri gitangira ku itariki ya 5 Gashyantare, igihembwe cya gatatu gitangira ku itariki ya 5 Kamena. Niyo mpamvu rero uyu munsi turi ku itariki ya 5 Ukwakira mwaka wa 2021 dutangira igihembwe cya mbere gisanzwe cya Sena cy'umwaka wa 2021-2022. Banyakubahwa aba visi perezida, banyakubahwa abasenateri, nagira ngo mbibutse ko itariki ya 4 Kanama umwaka wa 2021 gikurikirwa n'ikiruhuko cy'abasenateri guhera ku itariki ya 9 Kanama uyu mwaka kugera ku ya 7 Nzeri. Mu gihe cy'ikiruhuko cy'abasenateri ku itariki ya 17 Kanama twatangiye igihembwe kidasanzwe ndetse tugisoza uwo munsi. Kikaba cyari cyatumijwe kubera impamvu zihutirwaga zijyanye n'inshingano ya Sena yo kwemeza ishyirwaho ry'abayobozi. Nibutse ko muri icyo gihembwe kidasanzwe Sena yemeje ishyirwaho rya Dr Bienvenu Emile ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda FDA. Nyuma y'ikiruhuko cy'abasenateri kandi muribuka ko nanone habaye ibindi bihembwe bidasanzwe 2. Igihembwe kidasanzwe cya mbere twagitangiye ku itariki ya 8 Nzeri tunagisoza uwo munsi. Igihembwe kidasanzwe kandi cya kabiri nacyo twagikoze ku itariki ya 24 Nzeri, nacyo gisozwa kuri 29 Nzeri. Muri ibyo bihembwe bidasanzwe Sena yakoze ibikorwa bikurikira. Ku bijyanye n'inshingano yo kwemeza ishyirwaho ry'abayobozi, nagira ngo nibutse ko Sena yemeje ishyirwaho ry'abayobozi bakurikira ari bo Bwana Businge Johnson wemejwe nka ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza. Hari kandi ambasaderi Kayitanyi Yamina Clarisse wemejwe nk'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe mine, peteroli na gazi. Hari na Dr Ndahayo Fidel wemejwe nk'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ingufu za atom cyangwa se ingufu za atomic. Ku bijyanye n'imishingano yo gutora amategeko, Sena yatoye itegeko ngenga rihindura itegeko ngenga nimero 00/2019 OR ryo kuwa 29 Nyakanga umwaka wa 2019 rigenga amatora. Nyuma kandi y'isozwa ry'igihembwe cya gatatu gisanzwe,
imirimo ya sena yakomeje gukorerwa mu nzego zitandukanye zayo, cyane cyane hakoreshejwe ikoranabuhanga kubera icyorezo cya COVID-19. Ni muri urwo rwego rero inteko rusange ya sena yateranye ku matariki atandukanye mu bihembwe bidasanzwe nk'uko nari maze kubivuga, kandi muri icyo gihe inama y'abaperezida yarateranye. Biro ya sena nayo yakomeje imirimo yayo, ndetse n'inama ya biro y'imitwe yombi yarateranye mu rwego rwo guhuza ibikorwa bihuriweho n'imitwe yombi. Biro kandi yakurikiranye itegurwa ry'imbonerahamwe ry'inzego z'imirimo ya sena. Nk'uko mubizi, iyo mbonerahamwe ikaba yaremejwe n'inama y'abaminisitiri ku itariki ya 21 Nzeri uyu mwaka. Komisiyo zihoraho za sena na komite nazo zakomeje imirimo yazo, ndetse n'inzego z'imirimo za sena zakomeje akazi kazo ka buri munsi nubwo twari mu bihe bya COVID. Banyakubahwa abasenateri, nyuma yo gusoza igihembwe cya gatatu, bamwe muri twe bitabiriye n'ibindi bikorwa bitandukanye, harimo n'ibyo bitabiriye bakoresheje ikoranabuhanga, birimo nk'umuhango wo kwakira indahiro y'abayobozi batandukanye. Muribuka ko habaye kurahira kwa Minisitiri w'Ubutabera, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mberagihugu, abayobozi mu nzego z'umutekano banyuranye. Hari kandi umuhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza, habaye kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa demokarasi. Hari kandi n'abagiye gutanga ibiganiro hirya no hino, haba ku maradiyo, kuri televiziyo n'ahandi nk'uko twabyibukije. Abasenateri bitabiriye inama zitandukanye z'amahuriro y'abagize inteko ishinga amategeko, basuye kandi navuga mwasuye n'abaturage. Mu rwego rw'ubutumwa mu mahanga, Perezida wa Sena n'intumwa yari ayoboye bakoreye uruzinduko i Vienne muri Austria, aho bitabiriye inama ya 5 mpuzamahanga y'abaperezida b'inteko zishinga amategeko ku isi, kuva ku itariki ya 5 kugera ku ya 9 Nzeri uyu mwaka. Mu gihe cy'iyo nama, mu rwego rwo gutsura umubano, Perezida wa Sena yagiranye ibiganiro n'abaperezida b'inteko zishinga amategeko z'ibihugu binyuranye, inabatumira mu nama y'umuryango uhuza inteko zishinga amategeko uzabera mu Rwanda umwaka utaha. Hari kandi abashyitsi bakurikira basuye Sena. Hari ambasaderi wa Ethiopia mu Rwanda, Madame Lurit Zedjue Jebre Mariam. Hari na ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda, Antoine Anfray, basuye Sena bagirana ibiganiro na biro ya Sena. Banyakubahwa, nkaba ngira ngo muri uyu mwanya nshimire buri wese ubwitange mwagaragaje muri ibi bihe by'igihembwe gishize, ndetse bitanabujije n'igihe cy'ikiruhuko kwitabira imirimo ya Sena. Banyakubahwa aba visi perezida, banyakubahwa abasenateri, ngarutse ku birebana n'iki gihembwe gisanzwe cya mbere tugiye gutangira uyu munsi, nk'uko mwabigejejweho mu ibaruwa ibatumira. Mwagejejweho umushinga wa gahunda bizasuzumwa ugizwe n'ingingo 10 zikurikira. Hari ukugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amahame remezo ateganywa mu ngingo ya 10 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda yo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015. Hari kugenzura imikorere y'imitwe ya politiki. Hari ukwemeza ishyirwaho ry'abayobozi. Hari ugutora amategeko. Hari kumenya no kugenzura ibikorwa n'imikorere bya guverinoma. Hari inama nyunguranabitekerezo n'amahugurwa bitandukanye. Hari ugusura abaturage.
kugezwaho raporo zinyuranye, muri zo hakaba raporo y'inama y'abaperezida, raporo za komite igenzura imikorere ya sena, imyitwarire y'abasenateri n'ubudahangarwa bwabo. Hari raporo za komisiyo zihoraho, raporo z'inzego zinyuranye zigezwa ku nteko ishinga amategeko, raporo za komisiyo zidasanzwe, raporo z'ubutumwa mu gihugu no mu mahanga. Hari kandi kwemeza inyandiko z'inama z'inteko rusange, hari inyandiko zivunaguye n'inyandiko z'inteko nyine zisanzwe. Hari n'ibindi bishobora gushyirwa kuri iyi gahunda abanyakubahwa. Nagira ngo rero nsoze iri jambo ritangiza igihembwe nongera kubashimira ubwitange, kandi nizera ko muzakomeza kubugaragaza mu gihembwe dutangiye. Nkaba mboneyeho banyakubahwa ba visi perezida, banyakubahwa abasenateri, gutangiza ku mugaragaro igihembwe cya mbere gisanzwe cya sena cy'umwaka w'ibihumbi 2021-2022. Nyuma yo gutangiza igihembwe, twabanza tukemeza umushinga wa gahunda y'igihembwe nk'uko tumaze kubagezaho. Mbere y'uko dufungura lisite ya kabiri kugira ngo twemeze iyi gahunda, ndagira ngo mbanze nibutse ko mu biteganywa n'itegeko ngenga rigenga sena, nk'uko twaryibukije, mu nama ya mbere y'igihembwe gisanzwe, inteko rusange ya sena yemeza ibiri ku murongo w'ibyigwa y'icyo gihembwe cyose. Bafungura rero lisite ya kabiri kugira ngo abasenateri bafite ibitekerezo cyangwa icyo babaza kuri iyi gahunda twamaze kubagezaho babone umwanya bivuga. Dufungure lisite ya kabiri. Mushobora kwiyandikisha kuri chat cyangwa se mukabigaragaza mukiri ikiganza hejuru. Ndabona ntawe wiyandikisha kuri lisite ya kabiri. Dufungure lisite ya gatatu. Ntawe ufite icyo asobanuza cyangwa yongeraho. Iyi gahunda twayemeza ku bwumvikane busesuye. Yego, murakoze. Ubwo iyi gahunda y'igihembwe tuyemeje ku bwumvikane busesuye. Banyakubahwa ba visi perezida, banyakubahwa abasenateri, kuri gahunda y'uyu munsi hateganyijwe ingingo zikurikira. Nanone hari ku ngingo ya mbere hari ugufungura iki gihembwe no kwemeza gahunda, tumaze kubikora. Ingingo ya kabiri ni ukwemeza inyandiko zivunaguye z'inteko rusange ya sena yo ku matariki akurikira. Hari yo ku itariki ya 2 Kanama, yo ku itariki ya 3 Kanama, niyo ku itariki ya 4 Kanama. Ingingo ya gatatu ni ukugezwaho no gufata umwanzuro kuri raporo ya komisiyo ya politiki n'imiyoborere ku gikorwa cyo kugenzura imikorere y'inzego z'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda. Bahera ku ngingo ya mbere. Banyakubahwa, munyemere duhe muri iyi ngingo yo kwemeza inyandiko zivunaguye. Ubwo nari nihuse ngiye ku ngingo ikurikira. Tubanze twemeze inyandiko zivunaguye. Buri nyandiko ivunaguye turayemeza ukwayo. Duhere ku nyandiko ivunaguye yo ku itariki ya 2 Kanama. Nagira ngo nibutse ko inama twayikoze saa 9 ku itariki ya 2 Kanama. Umusenateri ushaka gukosora arabisaba bihererwa ijambo.
dufungure lisite ya kabiri, nawe dufungure lisite ya gatatu, none nawe ntayo. Iyi nyandiko ivunaguye twayemeza ku bwumvikane busesuye. Yego, murakoze. Inyandiko ivunaguye turayemeje. Dukurikiza inyandiko ivunaguye yo ku itariki ya 3 Kanama saa 9. Bafungura lisite ya kabiri. Ndabona nta usaba ijambo. Fungure lisite ya gatatu. Ndabona usaba ijambo. Inyandiko ivunaguye twayemeza ku bwumvikane busesuye. Sorry, hari umusenateri ntari nabonye, mbabarire, honorable Twahirwa kuri lisite ya gatatu. Murakoze nyakubahwa perezida wa Sena kumva ijambo. Ni icyanditse. Ntabwo tukumva, sinzi niba abandi bakumva. Nafunguye ariko ntabwo munyumva. Honorable Senator, turumvikana, njye ntabwo nkumva. Ndabaramukije. Sinzi ko munyumva, ubu ngubu nafunguye. Muramwumva? Ngira ngo munyumva na nyakubahwa perezida wa Sena muranyumva? Halo, genda. Ikibazo ndabumva ariko jewe nyakubahwa perezida wa Sena ndabumva. Ubu noneho ndakumva. Hari akabazo ka tekinike, ubu turakumva. Murakoze rwose. Ni ikosa ryoroshye ry'ikinyarwanda. Muri izi nyandiko hari ubwo bavuga ngo inama yashoje, bundi bakavuga ngo yasoje. Ni ikintu cy'ikinyarwanda ubundi dukunda kugarukaho muri komisiyo yacu, ndetse ariko ubundi mu kinyarwanda kuvuga yashoje, nk'uko bavuga ngo arashonje, ntibavuga ngo arasonje. Hari ubwo bandika ngo yashoje, ubundi bakandika ngo yasoje. Mu kinyarwanda kitandara rero twiga mu ishuri bagomba kwigisha yashoje. Bagenda babyandika ku buryo bubiri, ariko ikinyarwanda kigaragara tuzi twese ni yashoje. Murakoze, icyo nashaka kuvuga. Turabikosora, ndetse nasabaga n'abatekinisiye babishinzwe kureba no mu myandikire dufite n'amabwiriza yo kwandika ikinyarwanda, babikosore bakurikije ayo mabwiriza. Murakoze. Hari undi ufite icyo akosora? Nawe. Iyi nyandiko ivunaguye twayemeza ku bwumvikane busesuye. Dukurikizaho inyandiko ivunaguye ku itariki ya 4 Kanama. Bafungura lisite ya kabiri. Wiyandikishije lisite ya gatatu. Wiyandikishije. Inyandiko ivunaguye twayemeza ku bwumvikane busesuye. Yego. Murakoze. Inyandiko zivunaguye zari kuri gahunda turazemeje. Banyakubahwa ba visi perezida, banyakubahwa abasenateri, turakurikizaho ingingo yerekeye kugezwaho no gufata umwanzuro kuri raporo ya komisiyo politiki n'imiyoborere ku gikorwa cyo kugenzura imikorere y'inzego z'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda. Nkaba ngira ngo muri aka kanya duhe ijambo perezida wa komisiyo atugezeho raporo ya komisiyo. Nyakubahwa perezida wa komisiyo, ijambo ni iryanyu. Murakoze nyakubahwa perezida kuduhereza uyu mwanya kugira ngo tubagezeho raporo ya komisiyo ku gikorwa cyo kugenzura imikorere y'inzego z'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda. Kugira ngo abari ku buhanga baraza kudufasha gushyiraho presentation summary. Murakoze.
nyakubahwa perezida wa sena, banyakubahwa visi perezida, banyakubahwa senateri, iyi raporo turi buyibagezeho mu bice bine. Ntangiriro tubabwira icyo twari tugendere n'igikorwa cyabereye, tuze kubagezaho ibyavuye mu biganiro. Muri biganiro komisiyo yagiranye n'abahagarariye imitwe ya politike, ari n'ibiganiro komisiyo yagiranye na RGB. Hanyuma tubagezaho ko komisiyo yasesenguye isesengura rya komisiyo, hanyuma n'umusozo. Guhera rero ku itariki ya 19 z'ukwa karindwi 2021 kugeza ku itariki 3 z'ukwa munane 2021 nibwo komisiyo yakoze iki gikorwa cyo kugenzura imikorere y'inzego z'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda. Komisiyo yari igamije kumenya inzego zigize buri mutwe wa politiki, imiterere n'imikorere byazo nk'intego nyamukuru, ariko by'umwihariko komisiyo yari igendere cyane cyane kureba ko buri mutwe wa politiki ufite urwego rushinzwe imyitwarire no gukemura impaka n'urwego rushinzwe igenzura ry'umutungo, ndetse no kugenzura imiterere n'imikorere by'izi nzego zombi, kuko izi nzego zombi ziteganywa n'itegeko ngenga rigenga imitwe ya politiki n'abanyapolitiki. Muri iki gikorwa komisiyo yagiranye ibiganiro n'abahagarariye inzego z'imitwe ya politiki, barimo komite nyobozi, abahagarariye komite nyobozi, abahagarariye izi nzego urwego rwo gukemura impaka n'urwego rushinzwe igenzura ry'umutungo, abahagarariye urwego rushinzwe disipurine n'imyitwarire, rushinzwe imyitwarire no gukemura impaka. Twakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga muri iki gikorwa. Uko ibiganiro n'abahagarariye imitwe ya politiki byagenze, mu biganiro hagaragajwe ko imitwe ya politiki ishyiraho yigenga mu gihe cyo gushyiraho inzego ziyigize. Buri mutwe wa politiki ushyiraho inzego ziwugize ubwigenge, igakurikiza gusa amategeko, ko inzego ziteganywa n'amategeko ziba zigomba kugaragaramo, ariko igakurikiza n'icyerekezo cyawo ndetse n'intego n'ibyifuzo umutwe wa politiki ushaka kugeraho. Ni ukuvuga ngo ibintu uko ari bitatu cyane cyane, hari n'ibindi: amategeko, icyerekezo cya politiki, intego n'ibyifuzo by'umutwe wa politiki, nibyo badusobanuriye bigenga ishyirwaho ry'izi nzego zigize umutwe wa politiki. Ariko mu biganiro twagiranye wasangaga uretse icyerekezo cy'umutwe wa politiki cyangwa intego, wasangaga muri izi nzego izihuriweho cyane n'imitwe yose yari iy'ikongere cyangwa se inama nkuru, biro cyangwa se na komite nyobozi. Iyi ko ari itatu wasangaga mu mitwe ya politiki yose, urwo rwego rusanga mu kongere cyangwa se abandi bakayita inama nkuru, biro, komite nyobozi. Izi ni inzego wasangaga zisa naho zihuriweho n'imitwe ya politiki yose, ariko ugasanga hari imitwe ya politiki yagiye ishyiraho na za komisiyo nk'inzego zifasha muri iki cyerekezo. Usanga hari nk'umutwe wa politiki washyizeho komisiyo, nka komisiyo y'imibereho myiza, nka komisiyo y'iterambere ry'ubukungu. Twageze ku yindi slide urimo kuduhindura yakomeza, nka komisiyo y'imiyoborere, cyangwa se ugasanga n'indi yashyizeho ingaga, abafite ingaga z'abagore, abafite ingaga z'urubyiruko. Ibi byose bifasha ya mitwe ya politiki muri cya cyerekezo cyawo, ukaba wanatandukana mu buryo bw'inzego n'undi. Mu gushyiraho rero abagize izi nzego, mu biganiro twagiranye twasanze, komisiyo yasanze mu gushyiraho abagize inzego hubahirizwa amahame ya demokarasi, kuko izi nzego ari komite nyobozi, ari urwego rushinzwe imyitwarire no gukemura impaka, rushinzwe igenzura ry'umutungo, bose baca mu matora, kereka hamwe na hamwe usanga hari inzego zikeneye ubumenyi bwihariye
nk'ibi by'umutungo ko bagira gutya wenda bakavuga bati ariko nabo bamaze kubyumvikanaho bakagira abantu bashyira, ariko muri rusange abagize inzego bashyirwaho binyuze mu matora. Dusanga mu kuzishyiraho bubahiriza n'ubumwe bw'Abanyarwanda, kuko buri muyoboke wese ashobora gutorwa muri izo nzego utarebye aho avuye, utarebye ngo ni umwana, ni urubyiruko, n'ukuze, ugasanga umuyoboke wese aribona muri izi nzego, ku buryo ufite ubushobozi cyangwa ufite ibyo amategeko shingiro agena y'umutwe wa politiki akaba afite uburyo bwo kuba rwose yakwiyamamariza agapiganirwa umwanya runaka. Dusanga kandi ihame ry'uburinganire rimeze neza muri rusange muri izo nzego, kuko twasanze hejuru ya 30% muri izo nzego ari abagore. Nashatse gufata urugero, dufashe urugero rw'ibarizwa ry'uburinganire muri komite nyobozi, urufate no muri komite nyobozi gusa imitwe ya politike. Twasanze muri rusange ikigereranyo ari uko abagabo ari 53.4, ni ukuvuga ngo ikigereranyo cy'imitwe yose, ushyize imitwe yose mukareba ikigereranyo cy'abagore barimo ikigereranyo cy'abagabo, ugasanga muri average 53.4% ari abagabo, 46.6% ari abagore. Biragaragazwa n'iyo slide iri hasi, irabigaragaza neza buri mutwe wa politike n'uko wagiye wubahiriza ihame ry'uburinganire bw'abagabo n'abagore. Murabona, wenda dufashe nk'urugero, murabona umuryango FPR Inkotanyi umubare w'abagore ni 46.2%. Aha ni muri komite nyobozi, twibukiranye ko ahangaha ari muri komite nyobozi, umubare w'abagabo kwa 53.8%. Wareba rwose ugasanga iri hame naryo ryarubahirijwe. Imikorere y'izi nzego, slide ikurikira. Mu biganiro twaganiye n'abari bahagarariye imitwe ya politiki nababwiye, twasanze cyangwa se batubwiye ko ibikorwa byose by'umutwe wa politiki byita kwiyubahirizwa ry'amahame remezo nk'imirongo abanyarwanda bose biyemeje kugenderaho. Mu mategeko shingiro yayo iyo mitwe hateganyijwemo ibitekerezo birebana no kubahiriza amahame remezo ateganywa mu itegeko nshinga. Wenda dufashe nk'urugero, mu ntego z'imitwe ya politiki muri za stati zabo mu mategeko shingiro yabo, usangamo hari intego zihuye neza n'ayo mahame, nko kurwanya jenoside, gukumira amacakubiri, cyangwa se na ziriya nzego zishyirwaho ugasanga hari inzego ubona ziba zarashyiriweho kwimakaza ariya mahame remezo, nk'abafite nka za komisiyo z'imiyoborere, ugasanga biri mu ihame ryo kubaka leta igendera ku mategeko. Hari abafite nka za komisiyo haranira imibereho myiza y'abaturage, ugasanga birahura rya hame remezo rya leta iharanira imibereho myiza, ku buryo mbese usanga rwose urebeye no mu mategeko shingiro ko nabo babitubwiye, hame remezo rwose barubahirizwa muri imikorere y'izi nzego. Nk'uko nabivuze, icyo komisiyo yari igendereye cyane kwari ukureba ko iyi mitwe ya politiki dufite yemewe mu Rwanda yubahiriza cyangwa se ifite mu mategeko shingiro yayo urwego rushinzwe kugenzura imyitwarire no gukemura impaka n'urushinzwe igenzura ry'umutungo. Ko izi nzego zombi ziteganywa n'itegeko ngenga rigenga imitwe ya politiki nimero ya 10 yo muri 2013, nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu, ko ryavuguruwe muri 2018 aba ari bwo hasabwa ko urwego rushinzwe igenzura ry'umutungo narwo rugomba kugaragara mu mategeko shingiro ya buri mutwe wa politiki. Mu biganiro twagiranye n'abo bari bahagarariye imitwe ya politiki, twasanze imitwe ya politiki yose yarashyize mu mategeko yayo shingiro urwego rushinzwe kugenzura
imyitwarire no gukemura impaka nk'uko bisabwa. uru rwego rwo rukaba rwarasabwe muri 2013 itegeko rikimara gutorwa. Dusanga rero imitwe ine ku byerekeranye n'urwego rushinzwe igenzura ry'umutungo. Nongere mbibutse ko uru rwego rwasabwe n'itegeko mu ivugururwa rya 2018. Imitwe ine kugeza ubu niyo ifite mu mategeko shingiro yayo uru rwego yarangije kurushyiramo. Hanyuma dusanga ndetse yarashyizeho n'abarugize rukora neza ko twagiye tuganira n'abarugize. Dusanga imitwe ya politiki irindwi itarashyiraho urwo rwego, itarashyira mu mategeko shingiro yayo urwo rwego. Murebye imbonerahamwe ikurikira kuri slide ikurikira iraza kutwereka uko bihagaze imitwe yashyizeho urwo rwego cyangwa se n'itararushyiraho. Nk'imitwe ine yarangije gushyiraho urwo rwego mu mategeko shingiro harimo umuryango FPR Inkotanyi, harimo umutwe wa politiki wa PL, harimo umutwe wa politiki wa PDI n'umutwe wa politiki wa PSP. Iriya irindwi isigaye ntabwo irarushyiraho, ariko mu biganiro twagiranye nabo batwerekaga ko twabonye ko inzira bayitangiye. Harimo imitwe ya politiki yarangije gukora nka za draft z'amategeko shingiro, nyuma batangiye gukontakita abanyamategeko ku buryo mu isesengura wenda turaza kubigaragaza, ariko ukabona ko biri mu nzira. Ariko kugeza kuri uyu munota iriya mitwe ya politiki ko ari ine niyo ifite rwego mu mategeko shingiro, indi ko ari irindwi ntabwo irashyiraho ruriya rwego mu mategeko yarwo. Ibi ntabwo bivuze ngo imitwe ya politiki ntabwo igira uburyo igenzura umutungo, kuko niyo urebye raporo zitandukanye ari umuvunyi aho batanga raporo y'umutungo, usanga raporo y'umutungo y'imitwe ya politiki yose bimeze neza, kuko iyi mitwe ya politiki nubwo nta rwego ifite yatugaragarije ko ifite ubundi buryo yari yarashyizeho bwo kugenzura uwo mutungo, kuko uru rwego rwari rutari rwasabwa n'itegeko. Ugasanga hari imitwe ya politiki yashyizeho nka komisiyo ishinzwe ubukungu, akaba ari inagenzura umutungo, cyangwa se ugasanga hari ishyiraho na komite ya audit ikayishyiraho mbere y'uko atanga raporo ku muvunyi. Bamara kuyitanga imaze kuba kwemezwa n'umuvunyi, imaze gusuzumwa, wenda nk'iyo audit committee bakayikuraho, ku buryo bari bafite ntuza, ariko badafite urwego nyirizina nk'uko urwego rwigenga rusabwa n'itegeko. Kuko akenshi hari ubwo wasangaga hari bafite iyo ntuza, ariko ugasangira abarizwa muri komite nyobozi, rimwe na rimwe ukaba wakwibaza independence yayo, ariko urwego nyirizina batari barugira. Mu biganiro rero komisiyo yagiranye na RGB nayo yagaragaje ko izi nzego zombi zifite akamaro cyane. Tubwira ko yanafashije no gukumira amakimbirane yaturuka mu mitwe ya politiki ndetse no kunoza imicungire yayo. RGB yatubwiraga rwose ko n'ibibazo ubu ngubu yakira cyangwa se yakiraga biturutse mu mitwe ya politiki byabaye bikeya, kuko ibyinshi birasuzumwa mbere y'uko RGB yabigeramo. Ku buryo rero izi nzego zirafasha zigasuzuma ibyo bibazo, ari ibyerekeranye n'icungamutungo, ari ibyerekeranye n'amakimbirane yavuka. Byinshi ntibigera muri RGB, barabikemura ku buryo RGB n'ibyijyamo ni bya bindi biba byarenze, kandi natubwira ko byabaye bikeya. RGB rero nayo yasangaga nyine iyi mitwe, izi nzego zombi ari nziza cyane, zifite akamaro, kandi igasanga ari intambwe nziza imitwe ya politiki yagezeho, kandi zakomeza gufasha guteza imbere imiyoborere ari iby'imitwe ya politiki ndetse ari n'iy'imiyoborere y'igihugu muri rusange. Ku byerekeranye rero n'imitwe ya politiki ngiye itarahuza amategeko yayo
amategeko shingiro n'iteko ngenga cyane cyane ku byerekeranye no gushyiraho urwego. RGB yagaragaje mu biganiro ko ikibazo yari ikizi, kuko ubundi komisiyo mu kujya gutegura igikorwa yari yarahereye muri raporo zitandukanye RGB yari zigejejeho, ariko itubwira ko irimo gukurikirana, irimo kuganira n'inzego, nako pana kuganira, gusunika cya politiki kugira ngo yihutishe, kuko nayo yatubwiye ko yasanze ibikorwa byaratangiye ari ukugira ngo bihutishe gusa, kugira ngo izo nzego urwo rwego rushyirweho, kugira ngo n'amategeko yubahirizwe. Mu isesengure rero, nyakubahwa perezida wa sena, banyakubahwa visi perezida, banyakubahwa senateri, komisiyo isesengura komisiyo yakoze, komisiyo yasanze ikurikije ibiganiro yagiranye n'abari bahagarariye imitwe ya politike, yasanze koko imitwe ya politiki ikora mu bwisanzure. Komisiyo yishimira cyane cyane ko ishyirwaho ry'izi nzego rishingira cyane ku mategeko no ku cyerekezo cya buri mutwe, ibyo rero bituma komisiyo yishimira kuba gushyiraho abagize inzego nabyo bikorwa mu buryo bwubahirije ibisabwa n'itegeko nshinga. Komisiyo yasanze imitwe ya politiki yose yarashyizeho urwego rushinzwe kugenzura imyitwarire no gukemura impaka, ariko nk'uko twabigaragaje mu biganiro, isanga hari imitwe ya politiki twavuze itarashyiraho urwego rushinzwe igenzura ry'umutungo. Icyashimishije komisiyo ni uko bo twaganira bari bahagarariye imitwe bose bumvaga cyangwa se bumva akamaro k'izi nzego, kuko mu biganiro twabazaga niba gushyiraho izi nzego ari uko wenda itegeko ryabasunitse, ariko abenshi bakatubwira ati izi nzego zitariho, yego umutwe wa politiki ushobora gukora, ariko hari ibyo utanoza neza. Kumva rero ko bari bahagarariye imitwe ya politiki bumva akamaro ka ziriya nzego mu miyoborere y'umutwe wa politiki, komisiyo yumvaga ari intambwe nziza cyane, ari n'ikintu cyiza, ndetse ijya n'inama ko abazigize bakwiye kujya bongererwa ubushobozi binyuze mu mahugurwa agamije kubafasha kuzuza inshingano. Ndavuga aho ziriya nzego zose ziri n'aho zizajya, abazashyirwaho kuzijyamo bakajya bongererwa ubushobozi. Komisiyo rero nayo nanone yasanze imitwe 7 nyine uko byagaragaye itarashyira mu mategeko shingiro yarwo urwego rushinzwe igenzura ry'umutungo. Mu biganiro, icyorezo cya covid nicyo cyagaragajwe nk'impamvu yatumye izi nzego zishinzwe kwemeza guhindura amategeko shingiro y'imitwe ya politiki zidaterana kugira ngo hashyirweho izi nzego. Gusa kuri iyi mpamvu ntabwo komisiyo yanyuzwe nayo, ntabwo yayifashe nk'impamvu ikomeye, kuko urebye igihe itegeko ryavugururiwe, itegeko risaba gushyiraho uru rwego ryavuguruwe muri 2018, covid yadutse hashize hafi umwaka cyangwa se umwaka urenga iri tegeko ritangajwe. Komisiyo rero yasanze harabayemo gutinda kurushyiraho, ariko yishimira ko inzira zatangiye mu biganiro. Komisiyo yishimira ko iyo mitwe ya politiki itari yashyiraho yatangiye inzira zo kurushyiraho, nk'uko nabisobanuye, yarangije gushyiraho gutegura imishinga, itegereje ko inama zongera guterana mu buryo busanzwe, amategeko shingiro akemezwa. Hari n'iyarangije kubishyiramo ku buryo yarangije no kohereza amategeko yayo mu nzego zibishinzwe kuyatangaza, ku buryo komisiyo yasanze biri mu nzira nziza nubwo habayemo gukererwa. Komisiyo iganira na RGB nayo yayibajije icyo ikora kuri iki kibazo. RGB nayo ivuga ko mu biganiro igenda igirana, mu igenzura igenda igirana n'imitwe ya politiki, iki kibazo bakiganiriye, kandi ko izakomeza
gusunika gushishikariza imitwe ya politiki kwihutisha iki gikorwa. Komisiyo igasanga rero ingamba ya RGB ari nziza, ariko igasaba n'imitwe ya politiki guhuza vuba inzego zayo zifite ububasha bwo guhindura no kwemeza amategeko shingiro, ndetse byaba ngombwa experience twarayibonye bakaba bakoresha n'uburyo bw'ikoranabuhanga, ariko urwego narwo rukajyaho bityo amategeko akubahirizwa. Nyakubahwa Perezida wa Sena, abanyakubahwa Visi Perezida, abanyakubahwa Senateri, dusoza, Komisiyo yashimye muri rusange ko inzego z'imitwe ya politiki zikora neza kandi zubahiriza amategeko mu gushyiraho abazigize. Komisiyo kandi ifite icyizere ko imitwe ya politiki itarashyiraho urwego rushinzwe igenzura ry'umutungo itazatinda kurushyiraho. Ibi ikabihera ku bushake abahagarariye imitwe ya politiki bagaragaje mu biganiro bagiranye na komisiyo, nuko bumva akamaro k'uru rwego. Ibi bikiyongera kuri ya commitment kwa kwiyemeza RGB yagaragaje kugira ngo imitwe ya politiki yihutishe iki gikorwa. Komisiyo rero igasanga mu gushyira mu bikorwa inshingano yayo kugenzura imitwe ya politiki, izakomeza kugenzura ko imitwe ya politiki yose yashyizeho uru rwego, ni ukuvuga ngo itararushyiraho nayo yararushyizeho. Kuba Perezida wa Sena, abanyakubahwa Visi Perezida, abanyakubahwa Senateri, komisiyo imaze kuganira n'izi nzego no kureba icyo amategeko ateganya, yasanze imitwe yose ya politiki ifite imyumvire myiza kuri izi nzego kandi ifite ubushake bwo kwihutisha igikorwa. Twumva muri komisiyo nta mwanzuro twafashe twasaba inteko rusange, kuko twasanze biri mu nzira nziza ibyo twari tugiye kugenzura, kandi dukora mu nshingano zacu twiyemeza nka komisiyo kuzakomeza kureba ko izi nzego zagiyemo, tubaza muri RGB dukurikirana, ndetse no mu mitwe ya politiki. Iyo niyo raporo nyakubahwa Perezida wa Komisiyo ishimye kubagezaho uyu mugoroba. Turabashimiye, murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Komisiyo, abanyakubahwa Visi Perezida, abanyakubahwa Abasenateri, nagira ngo mbabwire ko ubu turi abasenateri 25. Nkaba mboneyeho gushimira ku buryo bw'umwihariko bagenzi bacu bari muri misiyo, bari kuri terrain, bagiye mu gikorwa cyo gusura hirya no hino mu Rwanda, ariko bakaba bitabiriye aho bari kubera ikoranabuhanga, bakaba bitabiriye iyi nama. Kugira ngo mumfashe tubashimire. Niyo mpamvu rero turi 25, usibye umusenateri umwe urwaye uko mubizi, abandi bose barahari. Kuri liste ya kabiri rero, nyuma yo kugezwaho raporo, kuri liste ya kabiri twabonye ubusabe bwa Senateri Mureshyankwano Marie Rose, Senateri Bideri John Bond, Senateri Niyomugabo Cyprien na Senateri Twahirwa André. Niba hari undi tutabonye nabwo yakwimenyekanisha, mumbabarire, yakwimenyekanisha ntawe. Duhere kuri Senateri Mureshyankwano Marie Rose. Ijambo ni ryawe, honorable. Akoze nyakubahwa Perezida wa Sena kumpa ijambo. Mbere na mbere ndagira ngo mbanze nshimire komisiyo politike yakoze uyu murimo mwiza wo kuganira n'imitwe ya politike hagamije kureba ko bubahiriza amategeko, cyane cyane ndetse ko bashyizeho ziriya komite yari ishinzwe imyitwarire no gukemura impaka, ndetse n'urwego rushinzwe igenzura ry'umutungo. Kandi mu bigaragara koko izi nzego zifite akamaro gakomeye, kuko zifasha imitwe ya politiki kunoza imikorere n'imicungire y'umutungo ndetse no gukemura amakimbirane. Abashimira cyane kandi iyi mitwe ya politiki yabashije gushyiraho izi nzego ndetse no kubahiriza amategeko muri rusange, kuko bituma irushaho gukora neza.
abayigize bakarushaho kugira disipurine ndetse n'umutungo w'imitwe ya politike ukarushaho gucungwa neza. Ndashima kandi iyi raporo rwose ikoze neza, komisiyo yaradusesenguriye kandi ndashima isesengura ryakozwe na komisiyo, ariko hari impungenge cyangwa se ikibazo cyagaragaye cy'uko amategeko barayubahiriza ndetse no muri raporo ya RGB, raporo ya RGB RGS ya 6 n'iya 7 yagaragaje ko kuri page ya 6 bagaragaje ko imitwe ya politike yubahiriza amategeko 100%. Ariko byanteye kwibaza se twavuga ko bubahiriza amategeko 100% gute? Kandi nk'uko mwabivuze iri teko ryagiye 2013 rikavugururwa muri 2018, agiye gushyira imyaka 3 n'urwego hajemo icyorezo cya coronavirus, bakaba batarashyiraho iriya komite ngenzuzi. Numva tutavuga ko rwose bubahirije amategeko 100%, numva bitaba ari byo. Ikindi nanjye nagira ngo mvuge na komisiyo yagaragaje, bavuze bati ntabwo impamvu bayemeye kuba barababwiye ko impamvu batarashyiraho iyi komite ngenzuzi ari ukubera icyorezo cya coronavirus. Mu by'ukuri ntabwo byumvikana. Wakwibaza none se ko babasha gushyiraho komite de discipline, iriya discipline ngengamyitwarire yo ko babashe kuyishyiraho, kuba rero hakiri imitwe ya politiki igera kuri 7 itarashyiraho komite ngenzuzi kugira ngo bagenzure umutungo, bajye bagenzura ko umutungo ukoreshwa, kandi barashoboye gushyiraho komite ngengamyitwarire. Nibwira ko uburyo bakoresheje bashyiraho komite ngengamyitwarire bajyaga no kuba barawukoresheje bakashyiraho komite ngenzuzi. Nkaba rero nyakubahwa perezida wa Sena, rwose numvaga komisiyo yacu yari ikwiye kuba yaduporopoje umwanzuro, yazanye umushinga w'umwanzuro wenda usaba iyi mitwe ya politike kuba bashyizeho iyi komite ngenzuzi mu gihe wenda kitarenze amezi 3 cyangwa se mu gihe runaka, mu rwego rwo kubahwitura kugira ngo bashyireho iyi komite ngenzuzi, kuko nta rwitwazo na rumwe bafite, kuko uko bigaragara ko barabashe gushyiraho disipurine, bari gushyiraho na ngenzuzi. Ndabashimiye nyakubahwa perezida wa Sena. Nyakubahwa senateri, ijambo rikurikirana rya honorable Bideri John Bond. Murakoze nyakubahwa perezida wa Sena kuba mumpaye ijambo. Nanjye nagira ngo nshimire komisiyo ya politike kuri raporo nziza bamaze kutugezaho, inagaragaza uburyo imitwe ya politike yuzuza inshingano zayo. Nagira ngo mbashimire cyane. Mu gihe nasomaga iyi raporo nanjye nagize impungenge cyane ku mitwe ya politike itarashoboye gushyiraho urwego rushinzwe kugenzura umutungo, kandi tuzi yuko iyo umutungo utagenzuwe neza bigira ingaruka mu buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere ni uko iyo mitwe ya politiki idashobora kubazwa uburyo uwo mutungo wakoreshejwe. Icya kabiri ni uko ntabwo gukorera mu mucyo biba bigaragara, ubwo navuga accountability na transparency. Kubona rero nyuma y'imyaka hafi 3 iyi mitwe ya politiki isabwe kugira ngo ishyireho uru rwego, hakaba hari imitwe 4 gusa ya politiki imaze kubikora, indi 7 isa nkaho iri mu nzira yo kubikora. Ntekereza yuko icyerekezo igihugu cyacu cyihaye cyo kuba accountable, kuba transparent, iyi mitwe ya politiki isa nkaho itayibona yenda kimwe. Nkaba natekerezaga nanjye nk'uko nyakubahwa umbanjirije amaze kubivuga, hari hakwiye gushyirwaho yenda hari umwanzuro usaba yuko iyi mitwe ya politiki mu gihe cyihuse yaba yabikoze. Ibi ni ngombwa kubera yuko niba iriya mitwe 4 ya politiki yarabikoze kandi dukorera muri context imwe, ntabwo umuntu yakwiyumvisha impamvu iriya mitwe yindi 7 itabikoze. Ibyo bagaragaza ko babuze byatumye badashyira
izo nzego mu buryo ni environment imwe n'ubundi iyi mitwe ya politiki ne nayo ikoreramo. Ntekereza rero yuko bitaba urwitwazo cyangwa itaba impamvu yo gusobanura impamvu batumye batabikora. Icya kabiri, nyakubahwa perezida wa sena, nagira ngo mvugeho ni inama yatanzwe na komisiyo yuko imitwe ya politiki yakubakirwa ubushobozi. Ntabwo namenye ninde uzabubakira ubushobozi, kuki ubundi imitwe ya politiki ubwayo itakwiyubakira ubushobozi, kubera yuko umutwe wa politiki ujyaho kugira ngo uzajye ku buyobozi, bivuga yuko ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo wiyubakire ubushobozi, ushyireho n'inzego zifite ubushobozi kugira ngo intego bifuza kugeraho bazayigereho. Naho zire nibaza iyo nama yatanzwe uburyo izashyirwa mu bikorwa, ninde uzayishyira mu bikorwa, kuki imitwe ya politiki ubwayo itakwiyubakira ubushobozi niba yaragaragaje ko ifite ubushobozi buke. Nyakubahwa perezida wa sena, nibyo nagira ngo mvuge kuri raporo, ariko nongera gusoza nshimira komisiyo kuri raporo nziza yadukoreye, kandi ntekereza yuko izahwitura imitwe ya politiki kugira ngo ikomeze yuzuze inshingano zayo. Ndabashimiye nyakubahwa perezida wa sena. Nyakubahwa senateri, ijambo rikurikiye ni irya honorable Niyomugabo Cyprien. Murakoze nyakubahwa perezida wa sena kumpa ijambo ngo ngire icyo mvuga kuri iyi raporo nziza komisiyo ya politiki itugejejeho. Icya mbere ndagira ngo mbanze nshimire isesengura ryiza komisiyo yakoze, kuko yisomye raporo yabo batugejejeho usanga isesenguye neza kandi ihera ku biteganywa n'amategeko, uhereye ku itegeko risumba ayandi ariryo tegeko nshinga. Birashimishije cyane. Nanone iyo usomye raporo ureba ugasanga amahame remezo sena ishinzwe, komisiyo yaragiye gukora uyu murimo igira ngo irebe ko uko yubahirizwa mu nzego z'imitwe ya politiki, cyane cyane ko imitwe ya politiki ibirimo abanyarwanda kandi aribo bashyizeho itegeko nshinga ryabo ribayobora. Nishimiye rero kubona uburyo ihame ry'uburinganire ryubahirizwa mu mitwe ya politiki yose. Byanejeje cyane, kuko iyo abantu batangiye kumvira ihame ry'uburinganire biba bizamura cya gipimo cyerekana yuko no mu zindi nzego zose z'ubuzima bw'igihugu, ari mu burezi, ari mu buyobozi bw'ibanze, ari mu myuga, ari mu mirimo yose n'ubuzima bwose, iyo mitwe ya politiki izigisha abanyarwanda bayirimo kuryubahiriza, kuko yo abanyarwanda abagore n'abagabo bashyize hamwe igihugu kirihuta mu gushyira mu bikorwa intego n'icyerekezo kiba cyarihaye. Ikindi cyanshimishije nyakubahwa perezida wa sena ni uko iyo usomye nyine ukareba isesengura ryabo, berekana imitwe ya politiki n'ihuriro bahuriramo, byerekana uburyo abanyarwanda mu mitekerereze yabo bemera ko kujya mu mitwe ya politiki bibafasha ahubwo guhuza imbaraga kugira ngo bose bubake umuryango mwiza, umuryango w'abanyarwanda, ushyira umuturage ku isonga. Icyo rero ni ikintu cyanshimishije cyane muri iyi raporo. Nyakubahwa perezida wa sena, nk'uko bagenzi banjye babivuze, ntekereza yuko iriya ngingo irebana n'urwego rutariho ku bwanjye mbona rukomeye cyane, urwego rwa ngenzuzi, hamwe aho babibonye hari hakwiye kugira muri iyi nama yacu igitekerezo kivamo gisaba ubwihutirwe kugira ngo rujyeho, kuko bya bindi byose twavugaga bishyira abayoboke babo ku isonga, bishyira abanyarwanda ku isonga. Iyo abantu badafite urwego rubafasha kubazwa ibyo bashinzwe, rimwe na rimwe yenda hari icyabisoba. Nkumva rero nk'uko bagenzi banjye bavuze, nyakubahwa perezida wa sena, hano twari dukwiye kugira umurongo tubitangaho, uru rwego aho rutari rw'ubugenzuzi bw'umutungo, kuko mu by'ukuri uba ari n'umutungo w'abanyarwanda, rugomba kujyaho
mu buryo bwihuse hagombyeho kugira umurongo tuza kubiha muri iyi nama. Ndabashimye nyakubahwa perezida wa sena. nyakubahwa senateri ijambo rikurikira ni irya honorable Twahirwa André. murakoze nyakubahwa perezida wa sena kumpa ijambo. abagenzi banjye ko babikoze banze nshimire komisiyo yatugije iyi raporo kuri iki kiganiro gifite uburemere bunini imikorere y'imitwe ya politike. nk'uko bagenzi banjye bafashe ijambo bamaze kubivuga, ndashaka kubishimangira mvuga ko yesi numva ukuntu, kuko muri itegeko ryaravuguruwe muri 18 ariko muri 13 ryari ririho. Sinumva rero ukuntu itegeko rishobora kuba ririho kandi byari birimo ibyo gushyiraho imitwe nako inzego zose, kuko twese abenshi twabaye muri association. Nta association ishobora kwemerwa idafite icyo bita trésorier, urwego rugenzura imari. Simbyumva rero nituma rero iki gitekerezo cyo gufata umwanzuro wihutisha icyo gikorwa bose ko cyakirwaho iyo mitwe irindwi itarabikoze ikabikora. Ikindi nashaka kuvugaho, nsoma raporo ngira ngo ni kuri page ya kangahe, kuri page ya kangahe ya 6 bavuga ko ngo imitwe ya politiki itaramenyekana muri rubanda bigatuma badasobanukirwa imikorere n'uruhare rwayo mu kubaka igihugu. Ndongera nasoma bavuga bati impungenge kubirebana n'imitwe ya politiki zishingiye hanini ku mateka mabi yaranze imikorere yayo n'ingaruka byagize mu gihugu no mu muryango nyarwanda. Nkibaza rero hamaze gusanga ko ibintu muri raporo ya sena ya 2010, ariko nkaba nibaza uko bayibonye cyangwa se baganira n'imitwe na RGB n'abandi, ibyo bintu biracyagaragara. Bigatuma nabaza ikindi kibazo, hari ikintu cyitwa abayoboki b'umutwe. Biragaragara umubare wabo. Icyanyuma ni igitekerezo, Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ngira ngo yazadukorera ikintu cyitwa yaba kitariho, ngira ngo ntikiraboneka, ikintu inshingano mboneragihugu education civique itangwa mu mashuri, kwigisha abana demokarasi yacu nk'uko twabiganiriye muri ya nama ku munsi mukuru wa demokarasi. Twabiganiriye nk'uko ndetse tubiganirira ahangaha imikorere n'imiterere y'imitwe ya politike. Tutabyigisha abana bacu hakiri kare ngo babikurane mu nzego zose, mu mashuri yose. Tuzajya twiga byari n'iz'abazungu, tuzajya dufata demokarasi y'abazungu ari dushyira imbere kuko uzwi cyane, yaranditswe ahantu henshi nako. Ndagira ngo rero rwose ako gatabo gakubiyemo ibyo bintu by'inyigisho y'imboneragihugu kakorwa ibyerekeye demokarasi yacu birimo n'imiterere y'imitwe ya politike byakorwa. Murakoze cyane. Nyakubahwa senateri, banyakubahwa, nyuma ya lisite ya kabiri twasaba perezida wa komisiyo akagira icyo avuga ku byabajijwe. Nibutse kandi ko bari muri komisiyo bashobora kumwunganira. Nyakubahwa perezida, ijambo ni iryanyu. Murakoze nyakubahwa perezida wa sena kongera kuduha umwanya ngo tugire icyo tuvuga ku bitekerezo byiza no ku bibazo byabajijwe n'abasenateri bagenzi bacu. Tunabashimira cyane ku bibazo batubajije. Duhereye kuri honorable Mureshyankwano, yashimye raporo, natwe turamushima, ariko yibaza ko turi buhuze ibyagaragaye muri raporo ya RGB ko mu kubahiriza amategeko iki gipimo gifite 100%, kandi nyamara dusanze hari inzego zimwe ziteganywa n'amategeko imitwe ya politiki imwe idafite.
nyakubahwa perezida wa sena ngira ngo ubu ni ubushakashatsi bwakozwe na RGB bwagaragaje ko mu kubahiriza amategeko imitwe ya politiki bikora 100%. Mu bushakashatsi iyo izi nzego zikora ubushakashatsi zifite ibipimo n'udupimo akenshi zikurikiza. Hari ubwo rero bitewe n'udupimo zafashe ushobora gusanga intera runaka cyangwa se icyo bagenzuye runaka cyujuje. Niyo mpamvu bakora buri mwaka bagenda bahindura kugira ngo barebe wenda niba n'ibyo bari barabonye mbere cyangwa se niba uko bari barabonye mbere wenda ariko bimeze. Ariko ubu ngubu ntekereza ko ibi ngibi biterwa n'udupimo cyangwa se ibipimo RGB iba yakoresheje bishobora kwerekana 100% mu gipimo runaka bitewe n'udupimo dutoya bagenzuye. Ugasanga rero baragaragaza 100%, ariko wagera wenda nko mu kandi gapimo wenda bo batagenzuye kakaba kakwereka ko hari bitagera kuri uriya mubare. Ndumva ari uko nk'uko hari umuntu yabisobanura. Nanone agaragaje impungenge yibaza ese niba urwego ngengamyitwarire n'urwo gukemura amakimbirane rwarashyizweho kuki urunguru rwo batakoresha inzira zimwe. Nagira ngo nibutse ko urwego rwa discipline rwo rwateganywaga n'iteko iri teko rigenga imitwe ya politiki n'abanyapolitiki muri 2013. Ubwo muri 2013 imitwe ya politiki yose yarushyizemo kuko iteko icyo gihe ryarusabaga. 2018 iteko riravugururwa yisaba nuko n'urwego rwajyamo. Nkuko twabivuze baratinze kubihuza, ariko urwego rwa discipline rwo rwasabwaga muri 2013 ngira ngo bagize igihe kinini cyo guhindura amategeko yabo barushyiramo, ariko urunguru rwa 2018 bakaba batari bararushyiramo. Ntabwo rero zasabiwe. Niyo mpamvu wasangaga bafite izindi mekanisme zo kugenzura umutungo zitari urwego nyirizina rwigenga nk'urunguru rwasabwe muri 2018. Yongeye kutubwira honorable Mureshyankwano kubaza komisiyo niba impamvu itafashe umwanzuro wo guhereza wo kugena wenda nk'igihe runaka uru rwego rwaba rugiriyeho. Kubahwa mu biganiro twakoranye n'iyi mitwe ya politiki n'abari bahegarariye, rwose twabonaga ko inzira igeze kure. Ababwiye ko harimo abari bahinduye stati zabo ndetse bigeze mu rwego rwo kuyitangaza. Harimo abari barabigejeje muri ofisi yo kwa PM itangaza inyandiko, ubu ngubu yagiye muri Minijust. Abandi nabo ubona bageze kure. Gushyiraho rero kubahereza iki gihe n'ubushake bari batweretse, twageraho tukavuga tutari ko ntitubashyiriraho wenda tubavuga tuti ibintu birihutirwa, iteko rigomba rigomba kubahirizwa, wenda tubahereza ukwezi. Tukavuga tutese tubahaye ukwezi muri ibi bihe turimo tutazi ukuntu abantu ukuntu ingendo zimeze. Hari wenda nk'abanyamuryango bashobora guturuka mu ntara bazi Kigali kugira ngo bakorera, cyane cyane ko mu bice ya politiki hari abo twabonaga batari binjira cyane mu ikoranabuhanga. Iyo dere tubahaye icyatubwira cyo koko uburyo icyorezo kibo kizatuma bikunda ni ikihe. Ariko twagendera kuri commitment, twagendera kuri ariya RGB, tukumva tugiye inama tukabagira inama yo kwihutisha, cyane cyane tubereka ko biteganywa n'amategeko, tukumva bwaba ari uburyo bwiza bwo kujya inama tutagombye kubishyira mu mwanzuro. Cyane cyane ko twavuga ngo nk'iteko ryo muri 2013 rijyaho bari baratanze deadline, babwira imitwe ya politiki ngo mu kwezi kumwe muzabe stati zanyu mwazihuje
n'iri tegeko. 2018 iyo ntuza rwose barayireka, kandi ngira ngo kuyireka nyine baravuga ati itegeko rigomba guhita rikurikizwa, uburyo natwe twumva kujya kongera gutanga indi dere ari dere twatanga n'ibihe turimo ishobora wenda kutaba yaborohera mu kuyubahiriza, ugasanga ntibigenze neza. Urebye ni icyo ngicyo, ni izo mpamvu zatumye tudashyiraho iyi dere yo kubabwira ngo mu gihe runaka muzabe mwashyizeho uru rwego, kubera iyo commitment bari bafite n'ubushake na steps aho bari bageze bashyiraho bavugurura amategeko shingiro yayo. Ngira ngo nibyo na honorable John Bond yagaragaje, yabanje gushima na raporo nawe turamushima, ariko nawe agaragaza iyo mpungenge. Ngira ngo igisubizo ni kimwe, niyo ntuza twagize gushyiraho dere tutazi ngo ejo bundi icyorezo cyaba kimeze gite, tugendera kuri iyo commitment. Kandi wareba uko twaganiye ibiganiro uko byagenze, wareba RGB uko nayo yari ifite icyo kintu mu ntoki, tukavuga tuti reka tujye inama, wenda nyuma ubwo mu nshingano dufite n'inshingano yo gukurikirana imikorere y'imitwe ya politiki, tuzakomeza kubigenzura ku buryo n'ikindi gihe dushobora gufata umwanzuro nk'uwo nguwo. Honorable yongeye kwibaza ngo ese ko twavuze ngo abagize izi nzego bari bakwiye kongererwa ubushobozi, iyi nshingano izakorwa nande? Ngira ngo iyo tujya inama n'imitwe ya politiki ubwayo tuyigira inama, ubwo ngo abagize inzego, abagize komite nyobozi, abagize umutwe wa politiki nyizina, nabo iyi nama barayihawe. Ariko ngira ngo na RGB nayo ifite inshingano yo kongerera ubushobozi imitwe ya politiki ku buryo ishobora gufata nk'abagize urwego rushinzwe igenzura ry'umutungo, ikaba yabagenera amahugurwa, cyangwa se n'umutwe wa politiki ubwawo ukaba wabyikorera, nk'uko muri uru rwego rushinzwe discipline nabo ubwabo bajya bakora amahugurwa, bagahugura abayoboke ku mategeko amwe n'amwe ari ay'igihugu cyangwa se ari akoreshwa mu mutwe wa politiki. Twumvaga rero iyi nama ari imitwe ya politiki, ari inzego nka RGB bayigira, bakaba babubakira ubushobozi. Ari na NFPO hari ukuntu ijya muri iriya huriro ryabo, hari ukuntu ijya yubaka ubushobozi bw'imitwe ya politiki mu byiciro runaka, nayo twumvaga iyi nama nayo yayireba. Honorable Cyprien nawe turamushimira cyane kuba yadushimiye ku busesenguzi bwakozwe, iyubahirizwa ry'amategeko muri ko twabigaragaje, iyubahirizwa ry'ihame remezo. Nawe yagize impungenge kuba imitwe ya politiki twayireka tukagendera kuri icyo cyizere, nawe kumva hajyaho umwanzuro. Ariko igisobanuro ngira ngo ni kimwe n'icyo natanze hejuru, gushyiraho deadline, ushobora kuyishyiraho ugasanga wenda ntiyubahirijwe, nyamara commitment imitwe ya politiki yadukoreye, commitment ya RGB yakoze, n'inshingano twebwe nka komisiyo dufite kugenzura imitwe ya politiki, twumvaga rwose dufite icyo cyizere cy'uko uru rwego rutazatinda, urebye n'aho bageze, n'aho imitwe ya politiki igeze ishyiraho uru rwego. Honorable Twahirwa nawe yabajije ngo iyi raporo ya Sena yo muri 2010 kuko yagaragazaga ko abaturage batari bamenye imitwe ya politiki, ngira ngo iyi raporo muri 2010 urebye ibihe u Rwanda rwari ruvuyemo mu gihe cy'amashyaka, iyi raporo yakozwe muri ya context abanyarwanda batari bagifite impungenge, bagifite akantu ko gutinya byerekeranye n'imitwe ya politiki. Ariko buhoro buhoro uko inzego zagiye zisobanura, uko imitwe ya politiki na experience bagiye babonana n'imikorere imitwe ya politiki uko igenda ikora kugeza aho tugeze ubu, abanyarwanda bageze aho bumva akamaro k'imitwe ya politiki, bumva ko nta imitwe ya politiki ibitagamije ikibi nk'uko byagaragaye ubushize, ku buryo ariyo mpamvu mubona no muri
RGS muri raporo ya RGB nayo igaragaza ko ubu ngubu abaturage noneho bamaze kumva akamaro n'ubwiza bw'imitwe ya politiki. Yagarutse nanone ku kwigisha abana imboneragihugu n'ibyo mugani tutazabahereza ibyo mu mahanga dusa iby'iwacu, ngira ngo n'iyi ngiyi ni bibaye byiza ko hari na minisiteri nshya ishinzwe ifite uburenganzira mu nshingano. Ntekereza ko ibi ngibi nabyo biri mu bintu iyi minisiteri izitaho ikaba yatangira, ngira ngo byerekeranye na politiki. Muzi ko dufite ishuri ry'urubyiruko batangiramo, urubyiruko bakigishwa politiki none ndetse n'uburenganzira barabwigisha muri iriya shuri. Bitangiriye hasi zagenda neza, kandi nzi ko mu mashuri muri za secondary, mu mashuri segonderi harimo inyigisho nk'izi ngizi z'uburere mboneragihugu. Wenda hari hajya ako gatabo nk'uko mwabivuze, ariko ntekereza ko ibiri mu nshingano y'iyi komisiyo nako y'iyi minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'uburere mbonera n'inshingano mboneragihugu. Nyakubahwa Perezida wa Sena, ibyo ni byo bibazo twari twabajijwe. Ndabashimira, murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Komisiyo. Komisiyo ushaka kunganira, ndabona Visi Perezidante wa Komisiyo. Ijambo ni Visi Perezida wa Komisiyo twamuhaye ijambo kugira ngo yunganire, yari yashyize hejuru. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyakubahwa Visi Perezida, banyakubahwa abasenateri. Nanjye ndashima bagenzi bacu honorable bagize ibibazo batubajije n'abagiye bashima raporo. Nashaka kunganira Perezida wa Komisiyo ku kibazo kimwe cyabajijwe inshuro nyinshi kugira ngo nongereho amakuru birushaho gusobanuka impamvu nka komisiyo twafashe uriya murongo mubona dufite muri raporo. Honorable benshi babigarutseho bavuga batese ni gute bishoboka yuko imitwe politiki ishobora kuba idafite ruriya rwego. Hari rwose na honorable wavuze ati jye simbyumva, ntabwo bishoboka yuko bakora badafite urwo rwego. Accountability igenda gute, transparency bigenda bite, ese ni gute bacunga umutungo? Hano icyo nashaka kongeraho ku byo Perezida wa Komisiyo politiki yari yavuze ni ku bijyanye n'ibiganiro twagiranye n'imitwe ya politiki. Mu by'ukuri iyo urebye itegeko uko ryaje muri 2018 risaba imitwe ya politiki ko yagira urwego rw'umutungo rwihariye rukora ibyo gusa byo kugenzura umutungo w'umutwe wa politiki, ntabwo byasanze ntacyo barimo gukora. Nicyo nshaka gusobanura kugira ngo byumvikane neza. Ni ukuvuga ngo twebwe tuganira nabo n'amakuru twabonye no muri regulation zabo ziri intano, buri mutwe wa politiki wari ufite ukuntu ugenzura umutungo wayo. Ariko noneho iki itegeko ryaje kuvuga muri 2018 ryasabye ko buri mutwe wa politiki ugira urwego rwihariye rukora ibyo gusa byo kugenzura umutungo ku buryo buhoraho. Noneho ahangaha turashaka kumvikanisha cyangwa se gusobanura ko buri mutwe wa politiki ufite ukuntu wabigenzaga. N'ubu ngubu bose nubwo bashizeho izo nzego bakaba bari muri procedure yo kugira ngo amategeko ahinduke, ariko twebwe mu kiganiro batumaze impungenge z'uburyo bacunga umutungo, noneho banatugaragariza uko babikoraga. Hari bamwe bagiye batwereka ko bari bafite nk'urwego rwo kugenzura imikorere, ariko urwo rwego rushinzwe n'iby'umutungo. Abandi bakakwereka ko urwego rwazaga bagashiraho nk'abantu batatu buri mwaka batandukanye, wenda uyu mwaka batatu abangaba, undi mwaka bagatora abandi, bakaba bashinzwe kugenzura umutungo muri icyo gihe, undi mwaka bagashiraho undi. Bisobanuye ko ni abantu ad hoc, ntabwo ari bamwe. Icyo itegeko rero ryabasabye
ryabasabye yuko bashyira urwo rwego mu nzego zabo ku buryo buri permanent kandi rutavaho. Ibyo bisobanuye ko bari bafite uburyo bwinshi babikoraga, kandi iyo urebye noneho ripoti ya RGB ko ari ishinzwe kugenzura iyo mitwe ya politiki, imitwe yose ya politiki twasanze nta mutwe n'umwe wigeze ugira ikibazo muri audit. Bose ku myaka yose twaganiriye bagiraga clean audit. Imyaka ibiri twaganiriye ubu ngubu muri 2021, ariko ugasanga 2022, 2019 raporo ziragaragara yuko ari nta makemwa, nta kibazo cya audit bafite ku bijyanye n'umutungo. Noneho ariko ibyo bikaba bitararangije ikibazo cyo twagenzuraga twebwe cyo kuvuga ngo itegeko ryabasabaga urwego rwihariye. Aha rero ni ukugira ngo mbishimangire, kugira ngo abahonorable bisobanuke neza yuko imitwe ya politike ifite ukuntu yabikoraga kandi ikagenzurwa na RGB bagasanga nta kibazo gihari ku mutungo, ariko ubu bakaba basabwa kugira ngo habeho urwego rwihariye rwo kugenzura umutungo, birusheho kubafasha gukora akazi neza no muri sustainability ya accountability na transparency. Mbese bazabe bafite abo bantu capable kandi bashobora guhugurwa kandi bakarushaho kubikora neza. Ariko si ukuvuga ngo ntabwo bari bafite uko babikoraga, byari bihari, bari bafite uko babikora, ariko mu mikorere myiza irushijeho aho tugeze nk'igihugu mu gushaka kuba accountable, mu gushaka kuba transparent, urwo rwego ntabwo rukwiriye kuba rukora iby'umutungo bivanze n'ibindi. Bigomba kuba urwego rwihariye rukora ibyo gusa, kandi twasanze bose iyo nzira bayirimo, twasanze bose amategeko barayakoze. Bamwe bari baramaze gusubmitinga ku rwego rwa PM, abandi bamaze gushyiraho urwego ariko itegeko wenda batararangiza kurinonosora. Niyo mpamvu rero twahavuye twebwe tumva ko amakuru tubonye aduha icyizere cy'uko bizarangira neza, kandi bose twaganiraga batubwira ko babona ko ari byiza ko bazabyitabira kandi ko bizabafasha kurushaho gukora neza. Murakoze. Nyakubahwa senateri mukabana visi perezida wa komisiyo kunganira perezida. Ndabona honorable Nsengiyumva nawe uri muri komisiyo ashaka kunganira. Niba hari undi uri muri komisiyo ushaka kunganira byerekane kugira ngo barangirize rimwe. Ntawe. Honorable Nsengiyumva. Ndabashimiye nyakubahwa perezida wa sena kumpa ijambo. Nagira ngo nanjye nshimire ba honorable abasenateri bashimye raporo ya komisiyo ndetse bakanashima n'isesengura ryakozwe na komisiyo. Ndashima kandi honorable perezida na visi perezida batanze ibisobanuro nabyo byumvikana, basubiza ibibazo cyangwa se ibitekerezo byari byatanzwe n'abahonorable senateri. Nyakubahwa perezida, nagira ngo mvuge utuntu tubiri. Hari igitekerezo honorable Mureshyankwano yavuze agaragaza ati ko muvuga ko imitwe ya politiki yubahiriza amategeko 100%, hanyuma mukanavuga ko hari inzego zitariho, birahurira hehe? Nagira ngo wenda muraza kudufasha kubyumva. Kudashyiraho urwego kubera kubiburira umwanya, ntabwo ngira ngo atari ukubahiriza amategeko. Baravugaga bati guhuza umuntu uvuye Kirehe, Burera na Rusizi muri ibi bihe ntibishoboka. Ni ukuvuga ko amategeko bayumvaga ndetse bashoboye kuyashyira mu bikorwa, bitabakundira kugira ngo baterane, urwego ruterane rushyireho urwego rwa ngombwa. Naho ngaho rero njye numva kiriya kintu cy'uko 100% bubahiriza amategeko, ariko ibyo bakaba barakomwe mu nkokora n'ibihe turimo byo kudashyiraho urwo rwego. Ntabwo ari ukutubahiriza amategeko. Icya kabiri nyakubahwa perezida nenda kuvuga ni ku gitekerezo honorable Bideri yavuze, ndetse na perezida yagishubije neza,
visi perezida yakivuzeho kubakira ubushobozi abagize inzego ziriho. Nibyo rwose tuvuga ko bari bakwiriye guhabwa amahugurwa. tubona ko twabonaga ko kuba inyangamugayo, umunyakuri, ukorera mu mucyo byonyine ntibihagije kugira ngo ukore kariya kazi. Tukavuga rero ko umutwe wa politiki, abafatanyabikorwa, ari ihuriro ry'imitwe ya politiki, ari RGB, ibyo babafashamo mu guhugura abayoboke n'abagize izi nzego, babahugura kugira ngo bakore kinyamwuga, uretse kuba inyangamugayo ariko n'uburyo inshingano zabo bazikora, bazishyira mu bikorwa, ari ugukemura impaka bikorwa bite, gukemura amakimbirane, gucunga umutungo, ibyo byose bigakorwa kinyamwuga. Nibyo rero twavuga ko ari umutwe wa politiki cyangwa bari abafatanyabikorwa bayo babafasha bagahugura abagize izo nzego kugira ngo bakore neza kinyamwuga nk'uko nari ndimo mbivuga. Ndabashimiye nyakubahwa perezida. Nyakubahwa senateri, nyuma y'ibisobanuro bya perezida wa komisiyo ndetse n'abamwunganiye bo muri komisiyo, twajya kuri lisite ya gatatu. Nyakubahwa abasenateri, ndabona honorable Evode, hari honorable Nkusi, hari undi tutabonye, honorable Evode, honorable Twahirwa, uri kuri lisite ya gatatu. Abashaka kwiyandikisha bigaragaze. Okay. Ijambo ni irya honorable Evode. Murakoze nyakubahwa perezida wa Sena, ba nyakubahwa visi perezida, ba nyakubahwa senateri. Rapidement, deux observations à faire. Icya mbere ni uko najya mu murongo w'ibyo nyakubahwa perezida wa komisiyo na visi perezida we bavuze. Ririya tegeko ubundi, kiriya kibazo cya dere, hari icyo nkiziho izo mpaka zanabayeho turikora, ariko turavuga tuti dushobora gushyiraho za dere ntizubahirizwe, kuko hari ikibazo cyo kuvuga ngo dukwiye kubanza tukanareba niba hari n'abavugaga bati n'urwo rwego ntirukenewe, kuko hari n'abatubwiraga bati, kuko hari debe igarutse yo kuvuga ngo abantu barasa n'abashaka gukemura ikibazo kidahari, kuko hari ububasha bwa Sena buri clear mu itegeko nshinga no mu itegeko ritugenga ku bijyanye n'imitwe ya politike. Hanyuma ikindi, iyo itegeko rimaze gusohoka ryubahirizwa n'abo rireba bose. Principe ni erga omnes. Erga omnes ni ukuvuga ngo itegeko rirahari, imitwe ya politiki ziko rihari, hanyuma kandi iriya tegeko ntabwo ryigeze rishyiraho dere yo kuvuga ngo mu gihe runaka. Hari amategeko menshi twagiye tubishyiramo tukavuga ngo mu gihe runaka urebwa n'itegeko asabwa kuba yahuje amategeko ye n'ibiteganywa n'itegeko. Ibyo nta byavuzwe muri iryo tegeko. Hanyuma ikindi, RGB ndetse na raporo y'umuvunyi, ntekereza yuko ibi bigo byombi kandi n'iza institution de transparence, RGB n'umuvunyi, office ya ombudsman, bamaze kugaragaza ko kugeza ubu ngubu nta kibazo cy'imicungire y'umutungo iri mu mitwe ya politiki, kiri mu mitwe ya politiki. Tukaba rero nubwo itegeko ryari ryarateganyije ruriya rwego kandi ntirishyireho dere, uyu munsi ndatekereza ko twaba turimo gupushinga n'abantu gukemura ikibazo kidahari, kuko buriya ifo kureba, dukwiye kuba twibaza ngo uyu munsi turashaka gukemura ikihe kibazo. Kugeza ubu dufite raporo za institution de transparence ebyiri, office ya ombudsman, RGB, hari ibiganiro komisiyo yagiranye n'imitwe ya politike, hanyuma hari ukuba itegeko ritarigeze riteganya iyo dere. Ntabwo rero twebwe nko muri Sena dushobora gufata uwo mwanzuro, kuko ubwawo waba unyuranyije n'itegeko, kubera ko nibaza ko bitari no mu bubasha bwacu. Nkaba rero nagira ngo njye mu murongo w'ibyo ibisobanuro abagize komisiyo batanze, kandi koko itegeko rirahari,
ariko ntabwo ryigeze ritanga dere. Itegeko rirafunguye ku buryo uko riteye ubu ngubu ntekereza ko kuba twashyiraho dere kandi itegeko ritarayivuze twaba tunyuranyije naryo, kandi abo rireba bazi ko bafite inshingano zo kuryubahiriza. Ngatekereza yuko nanone dushingiye ku byo navugaga haruguru by'uko kugeza ubu icyo kibazo cy'imicungire nta gihari, uyu munsi ntaho twahera twebwe dushyiraho iyo dere, kuko bitari no mu bubasha bwacu. Observation nashaka gukora n'izo nyakubahwa perezida wa sena, ba nyakubahwa ba visi perezida, ba nyakubahwa senateri, I submit. Murakoze nyakubahwa senateri. Ijambo rikurikira ni irya honorable Nkusi Juvenal. Murakoze nyakubahwa perezida wa sena ko muhaye ijambo. Sinandukana na komisiyo ibyo yavuze yuko mu itegeko birimo ko iyo komisiyo yigenga ikwiriye kujyaho ndetse bagashaka n'ubushobozi kugira ngo bashobore kuba bakorera training aho mu mitwe ya politike bakora iyo mirimo. Ariko ikibazo nari mfite, batubwiye ahangaha komisiyo yatubwiye cyane cyane RGB, ariko twibuke ko urwego rw'umuvunyi nirwo rwakira raporo y'imenyekanisha ry'umutungo, kandi iyo imitwe ya politiki igiye kumenyekanisha umutungo ni kimwe na kampani ijya gusubitinga ibyo yakoze, bigashobora kuba ndetse byarabaye sumi audit externe, kuko umuntu yafatwa nk'umutwe wa politiki comme une entreprise igomba gusumeta ibitabo byabo by'ibaruramari kugira ngo barebe niba koko iyo mari yaracunzwe neza mu rwego rw'umuvunyi. Hanyuma kandi urwego rw'umuvunyi rushobora no kugena ibindi, nirwo rufite responsabilité. Hanyuma noneho no kubishyira kandi bakorera raporo inteko ishinga amategeko, mu nteko ishinga amategeko n'umutwe wa sena, cyane cyane harimo politike y'umutwe wa sena ishinzwe gukurikirana imikorere y'inzego za politiki. Ndagira ngo numve impamvu yo batigeze bentegra iriya facteur ya responsabilité y'urwego rw'umuvunyi muri biriya bikorwa cyane cyane bya accountability biri mu mitwe ya politiki. Bashima yuko honorable Evode arabivuze, ikibazo gihari kuko raporo uyu mwaka turayisoma, ntaho twigeze twumva yuko ibibazo bya malgestion byagaragaye mu mitwe ya politiki, ntaho turayibona. Ndagira ngo numve impamvu komisiyo itagerageje guhuza n'izo za institution, za raporo za institution ebyiri za de transparence, kugira ngo noneho dushobore kuba twavanamo n'umurongo twahitamo kugira ngo dushobore kuba imitwe ya politiki uko yakongera les éléments de transparence zayo. Icyo kibazo nabazaga kugira ngo baze kumusobanurira. Murakoze nyakubahwa perezida. Murakoze nyakubahwa senateri. Ijambo rikurikire ni irya honorable Twahirwa. Murakoze nyakubahwa perezida wa sena gusubira kumpa ijambo. Nyuma y'ibyo honorable Evode yavuze kandi azi iby'amategeko nyine kundusha, hari ikintu nkibaza, ariko nibyo koko kugeza ubu ntibyabayeho. Hari imitwe idafite urwo rwego rw'igenzuramari, akavuga ati ni ugushaka gusubiza ikibazo kidahari, ariko ikibazo kirahari. Ikibazo ni uko iyo mitwe itakurikije amategeko. Icyo ni ikibazo. Ni ukuvuga, ariko nshaka kuvuga rero, muri 13 barabahaye deadline, muri 18 dere bayivanamo, tugeze muri 21 na kabiri. Mumbwira ukuntu icyo nibaza n'ukuntu bashoboye kwemera statut itari mu urwo rwego. Abantu twese nyirago twese nyamutuzi n'abatazi bayemo butwazi ku association zisanzwe zimwe zitagira amafaranga menshi, umutungo munini, zigomba gushyira muri statut zabo urwo rwego, bagashyiramo n'izina ry'umuntu uzarijyaho. Icyo ntumva gihe kindi cyo kibazo, so kuvuga ngo Jesse mbyumva imyaka 10 ngira ngo giye gushira iryo tegeko ririho, muri 13 byari birimo.
18 bibaho. Mu mwanzuro wacu sinzi ukuntu twabivuga kuko gushyiraho deadline itari mu itegeko byaba binyuranye nyine nuko bigomba kugenda, ariko twakibazaho tukareba ukuntu twabwira ko bishobotse. Sinzi ukuntu twabivuga kuko ariko twabishaka simbyumva rwose. Imyaka yari 10. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa Sena kumijambo. Perezida wa komisiyo muranyumva? yego nabumva nyakubahwa perezida. Murakoze nyakubahwa perezida kongera kudusubiza umwanya ngo tugire icyo tuvuga ku bitekerezo n'ibibazo nanone byabajijwe kuri liste ya 3 na bagenzi bacu. Dushimira Honorable Vote kuri ibitekerezo byiza yatanze byenda bituma yumvikana kurushaho. Icya mbere wenda nuko cyo tunemeranya natwe twari twavuze nuko iyi deadline uyishyiraho uretse no kuba itanakubahirizwa kubera ibihe turimo, kubera ibibazo tuzi isi yose ihanganye nabyo, harimo no kuba tugiye kuvugira iteko ibyo ritavuze. Niba iteko rivuga ngo ryubahirizwa ku munsi ritangarijweho, Sena ikajya gufata umwanzuro ivuga ngo nyuma y'igihe runaka mu kubahiriza iriya tegeko, haba harimo ikintu kitakumvikana neza, nko kuvuga ngo amategeko ashobora kujyaho ariko Sena ishobora kongera kugena ikindi gihe cyo kubahiriza ayo mategeko. Twumvaga nyine nabyo nk'uko Honorable Vode yabisobanuye bitaba ari byo. Ku byerekeranye n'iyi ko komisiyo ikora uru rwego rutariho, ngira ngo nk'uko Honorable Twahirwa bivuze, ikibazo cyo kirahari. Ikibazo kirahari cyo kuba urwo rwego rutariho kandi koko ari urwego rusabwa n'itegeko. Mu byo twebwe muri komisiyo, muri ibyo twari twiteze nyine ko amategeko yubahirizwa turangije iki gikorwa. Niyo mpamvu ikibazo ko twarakibonaga, kuko iyo kiza kuba kidahari twari kujyamo. Wenda gusa ngira ngo ibyo Honorable Vode ashaka kuvuga ni uko wese mu micungire y'umutungo w'imitwe ya politike ko nta kibazo kirimo. Nibyo kandi koko urebye raporo y'umuvunyi ukareba ubugenzuzi RGB yakoze, ubona imitwe ya politiki yose ibona raporo nta makemwa. Noneho ndagera no ku kibazo cya Honorable Nkusi yibaza ngo kuki tutashyizemo n'urwego rw'umuvunyi. Mu by'ukuri urwego rw'umuvunyi impamvu tutarushyizemo ni uko muri raporo zayo zitandukanye twakomeje kubona ko umutungo w'imitwe ya politike ucunzwe neza. Kuba rero ucunzwe neza, icyo gihe twebwe mu komisiyo twajyaga kureba ngo urwego rushinzwe kuwucunga rurahari nk'uko itegeko ribisaba. Itegeko ryarubahirijwe, nicyo cyari kitujyanye cyane cyane. Ariko imicungire y'umutungo twari tuzi ko icungwa neza, noneho dusigaye kumenya ngo ucunga ute, ko kureba niba iby'iteko ryateganyije imitwe ya politiki yarabyubahirije. Niyo mpamvu twagiye cyane mu kuganira n'imitwe ya politiki, ariko tuganira na RGB ishinzwe kugenzura imitwe ya politiki. Nk'uko twabivuze mbere, nuko na Vice President ngiye yigeze kubigarukaho, imitwe ya politiki yari ifite izindi mekanisme zo gucunga umutungo wabo, arizo zanatumaga muri raporo z'umuvunyi zigaragaza ko nta kibazo. Ariko itegeko rimaze kugera avuga ngo nibyo koko mufite mekanisme zanyu, ariko dore hagomba kujyaho urwego rurendepanda, urwego rwigenga. Komisiyo rero igiye kureba niba urwo rwego rwaragiyeho. Dusanga rero nk'uko twabigaragaje hari imitwe ine yarangije guhuza amategeko yayo irushyiraho, ariko hari indi ikiri mu nzira
yo kurushyiraho. ntabwo rero twahirwa akavuga ngo izo sitati zabo zemewe zite, ngira ngo wenda birasaba gusobanura ko imitwe ya politiki ntabwo sitati zabo zirahari, zaremejwe mbere y'uko n'imitwe ya politiki yemezwa nyine ikajyaho. Mbere rwose y'uko 2013 iteko riyaho mbere, uko mbere ya 2013 hari amategeko agenga imitwe ya politiki. Imitwe ya politiki sitati zabo zirahari, zemejwe hakurikijwe amategeko yari icyo gihe. Ubu ngubu icyo asabwa rero ni ukugenda ayavugurura akayahuza n'aho amategeko ageze. Niyo mpamvu mubona nk'imitwe ya politiki yose twabiberetse, yose kwa 11 ifite urwego rushinzwe disipurine no gukemura amakimbirane, kubera ko guhera muri 2013, guhera mbere y'uko na sitati zabo zemezwa, urwo rwego rwarasabwaga. 2018 nibwo haje mu rwego rushinzwe kugenzura umutungo. Ni ukuvuga ngo iki ngiki turimo gukora harimo kwa kundi kongera no kubwira imitwe ya politiki ngo nyabona dore icyo amategeko arabasaba ibi, nubwo mufite uburyo bwo kubikora ariko amategeko arabasaba ibi, nabyo mubishyiremo, amategeko yanyu muyavugurure, muyahuze n'iki tegeko ryo muri 2018 ryasabaga. Numva ari iyo reaction nakora kuri ibyo bitekerezo byari byatanzwe, ariko nongera kwibutsa ko gutekereza gushyiramo umwanzuro wo gutanga dere rwose byaba binyuranyije n'amategeko, kuko twaba tugiye gutanga dere yo kubahiriza itegeko, ubundi itegeko rigomba kubahirizwa n'igitangazo mu igazeti ya leta. Ntibyakozwe, ari nayo mpamvu twagiyeyo. Buri icyo dukora ni gukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo byubahirizwe. Nyakubahwa Perezida wa Sena, murakoze. Ibyo ngibyo bari batubajije. Murakoze Nyakubahwa Perezida. Niba hari ushaka kukunganira muri komisiyo, ntawe. Ba Nyakubahwa, mbere yo gufata icyemezo kuri raporo nk'uko bisabwa n'itegeko rigenga imikorere ya Sena, bakwibutsa amategeko, nagira ngo nibutse itegeko bakunze kuvuga rireba nyine imitwe ya politiki. Ni itegeko ryo muri 13 ryavuguruwe muri 18, yenda ntagiye muri detaye baziberetse. Mu ngingo yaryo ya 27 yavuga ngo igenzura ry'ibitabo by'umutungo w'umutwe wa politiki buri mwaka bitarenze tariki ya 30 Nzeri y'umwaka w'ingengo y'imari, imitwe ya politiki igomba gushyikiriza urwego rw'umuvunyi ibitabo by'umutungo. Urwego rw'umuvunyi rugenzura buri mwaka n'igihe cyose bibaye ngombwa, rubyibwirije cyangwa rubisabwe n'urwego rufite iyandikwa ry'imitwe ya politiki mu nshingano zarwo, uko umutungo w'umutwe wa politiki wabonetse n'uko wakoreshejwe. Urwego rw'umuvunyi rugenera kopi y'ibyavuye mu igenzura urwego rufite iyandikwa ry'imitwe ya politiki RGB mu nshingano zarwo na Sena. Kugira ngo mbabwire ko ku itariki ya 30 ku kwezi, urwego rw'umuvunyi rwageneye Sena kopi y'izi nyandiko za audit zakorewe imitwe ya politiki. Usibye ko kubera nanjye kuvuga ngo iby'iposita sinzi uko ejo niho twabibonye, nari nanabibwiye perezida wa komisiyo, n'abageneye kopi sinzi niba bayibonye, ariko kwari kugira ngo mubimenye. Umuvunyi niwe ushyikirizwa ziriya nyandiko, ariko ashobora gusaba ko zikorerwa audit, noneho ibyavuye muri audit akabimenyesha RGB, akanabimenyesha Sena. Nk'uko rero byakomojweho mu nyandiko twabonye ejo, nanjye nasomye mu gitondo,
nta mutwe wa politike ufite ibibazo mu kugena umutungo wayo, usibye imitwe ya politike nk'itatu yabonye observation ku buryo bw'imyandikire, ariko nabo barabyemera bakabikosora. Nibyo nagira ngo mvuge, kuko n'abatwumva bamenye amategeko agenga ibi bintu tubyumve kimwe. Murakoze rero, nyuma yo kwibutsa iryo tegeko wenda tuza kubashyirira kuri za email zanyu n'iyo raporo kugira ngo twemeze iyi raporo. Nyakubahwa, nyuma yo kumva ibisobanuro byatanzwe n'ibitekerezo byatanzwe ku malisite yombi, iyi raporo twayemera. Raporo turayemera, ubwumvikane busesuye. Ndabona ari yego, abayanze. Murakoze rero. Raporo ya Komisiyo ya Politiki n'Imiyoborere kuri igikorwa cyo kugenzura imikorere y'inzego z'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda turayemeye. Inteko rusange irayemeye ku bwumvikane busesuye. Banyakubahwa abasenateri, banyakubahwa visi perezidante, nta mwanzuro komisiyo yatugejejeho. Hari n'abatanze igitekerezo, sinzi niba hari abumva hagomba kuba umwanzuro, babisaba, ariko igihe tudafite umwanzuro ugaragara ngo tujye impaka, ndumva ibiganiro kuri iyi raporo byaba bigarukiye aha. Hari ufite ukundi abibona? Ntawe. Murakoze rero, nagira ngo mbashimire. Byari ku murongo w'ibyigwa uyu munsi bikaba birangiye. Dushimire komisiyo n'abayigize, namwe mwese tubashimire mwatanze ibitekerezo. Ariko nk'uko byavuzwe, uyu ni umurimo uhoraho, ntabwo ari igikorwa gitangira ngo kirangire uyu munsi. Kugenzura imitwe ya politiki ni inshingano ihoraho ya Sena, kimwe n'amahame remezo. Ubwo ari ukuvuga ngo twabitangiye ku itariki ya mbere ngo birangira ku itariki ya 30, n'ejo bundi nk'uko babyiyemeje bagomba gukomeza kureba. Murakoze. Gahunda y'inama itaha tuzayibamenyesha. Byari ku murongo w'ibyigwa uyu munsi birarangiye. Mugire umugoroba mwiza. Murakoze.